gusa mu migendere y'abantu mu mihanda, ariko bishyira abaturage mu kaga ku buryo buteye ubwoba. Umuntu arambukiranya amatara atukura ayareba ko atukura, ukibaza uyu muntu uretse Nyagasani gusa ikimubeshejeho none aha ni iki? Uyu muntu wambukiranije Gishushu yiruka kuriya itara ryamaze kuba umutuku, uretse Nyagasani gusa igitumye abayeho ubu ni iki? Noneho njye namwira abapolisi nimufotore, nimufate plaque byambanye byinshi navuze mubyihorere, nimubyihorere ngiye guhura nabo ndabibabwira. Nimureke gushyira ubuzima bwanyu mu kaga, nimureke gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga, nimureke kuzana akajagari. Dore natwe na gavumenti na leta, nyakubahwa perezida yatubwiye ngo nimwite ku bamotari ariko mubabwire nabo bite ku mutekano wabo n'uw'abandi. Murabyumva? Yatubwiye ngo nimugende mwite ku bamotari, murebe ibintu byose byatuma muborohereza. Niko yadutumye. Nimwite ku bamotari murebe ibintu byose byatuma muborohereza ariko mubambwirire nabo bite ku mutekano wabo n'uw'abandi. Tuze kumusubiza ngo iki? Tumubwire ngo ibyacu tuzabikora n'ibyabo bazabikora. Impungenge mfite nuko tujya kugeraho nimugoroba bamwe babyibagiwe. Mutabyibagirwa mugatuma abandi nabo bibagirwa iminsi 30, mugatuma abandi bibagirwa merit, mugatuma abandi bibagirwa za incentives nyinshi. None rero narinje kubasaba ngo mu gihe tugitegereje rya tegeko kandi ndibaza ko rizihuta, mutangire mwereke abanyarwanda, mwereke umukuru wacu wadutumye ngo muborohereze ko ibi bintu bishoboka. Mwereke ko umumotari w'i Rwanda ashobora kuba umumotari ufite order, umumotari ufite order, ufite umurongo, umumotari ushaka kubaho no guhesha ishema umuryango we n'igihugu cye. Nta umumotari abantu bose ngo ni wa mumotari. Kuki bavuga ngo ni wa mumotari? Ko umumotari ari abantu bafite agaciro, batanga umusanzu ukomeye mu migendere n'imibereho y'igihugu cyacu. Kuki bahakwitwa abandi? Kuki bahakwitwa abamotari? Abamotari bibasuzugura. Order mwayumvise hariya? Hariya hari order cyangwa hari disorder? Turashaka order. Abantu bashaka amazi bagomba kuyashaka muri desordre. Ushobora gushaka amazi muri order, sibyo? None rero twebwe tubemereye ko tugiye kwihutisha biriya twababwiye, ndetse bimwe muri byo mu gihe bikiri mu nzira bigenda n'itegeko ritarasinywa, turatangira bimwe muri byo tugenda dusa n'abakora training yo kubishyira mu bikorwa. Murabyumva? Training ni kuvuga ngo turihugura uburyo iminsi 30 tuzayikora cyagihe n'ikigera. Ubwo bambwira nabo barumva, niba hari wasigaje iminsi 3 basunike. Murabyumva? Abapolisi ndizera ko banyumva, ndabona bicisha amatwi uhereye kuri uri. Ndabona bigira nko batabyumvise. Batangire bakore training y'uburyo
iminsi 30 izubahirizwa batangire uyu munsi. Uyu nguyu wigira ngo utabyumvise ndagira ngo anyereke ko yabyumvise. Wabyumvise? Yabyumvise. Atangire akore amahugurwa yihugure uburyo cya gihe nikigera azubahiriza iminsi 30. Ashobora gutangirira ku 10 hashira iminsi ingaha akagira 15 cya gihe kikazagera yujuje 30, sibyo? Ubwo no kuvuga ngo dutanze bonus murayumvise? Namwe ariko muduhe bonus yo kwitwara neza, muduhe bonus yo kugira gute? Ni muduhe bonus yo kwitwara neza, hatagira aba bantu baza kubashuka. Hari abantu baza kushuka umumotari umwe agahinda kose yatewe n'ibibazo yifitiye mu rugo, ibibazo yifitiye mu rugo byinshi, agakubitana na contravention y'amakosa yakoze, hanyuma agakubitana n'umuntu ufite izindi gahunda, akaza akamushuka ati vuza induru nawe akayivuza. Uvugije induru y'uwo ntabwo uvugije iyawe, ntabwo uvugije induru yawe, uvugije y'uwo, kuko uwo afite indi gahunda, afite ikindi tutazi. Ariko wowe ntushobora gutaka uvuga ngo bampaye contravention kandi nakoze amakosa. Oya, ahubwo twe twataka tuvuga ngo kuki uyu muntu yakoze amakosa, ahubwo ukaba wavuga uti nimunyorohereze, nakoze amakosa nsabye n'imbabazi. Jewe uwakoze amakosa agasaba imbabazi namworohereza no kudatanga ya mafaranga kuko mbona asaba imbabazi zifite ishingiro. Murabyumva? Ariko uvuga uti nakoze amakosa ariko kubera iki mu mpana, uwo tuhangana mu mategeko. Ariko nakoze amakosa mu mbabarire, nta bushobozi mfite mu nyongera iminsi, uwo muravugana. None ubu iminsi yongewe ataranabisaba. Turabyumvikanye? Nagira ngo rero mbashimire, mbabwire ngo ibyo perezida yadutumye tutamaliza, namwe ibyo tubatumye mumalize, sibyo? Perezida yadutumye gukora ibishoboka byose tukorohereza abamotari, cyo nicyo gikomeye. Arongera ati mubwira abamotari bakora ibyo bashoboye byose borohereze abanyarwanda bagenda mu mihanda abamotari bagendamo. Nibyo bibiri byatuzanye, twese tworoherane, sibyo? Sibyo? Icyari 25 10 erega nabyo batangire babikorera training, nabyo itegeko ritaraza batangire babikoraho training. Nagira ngo ndebe ko nabyo yabyumvise. Ko wigira ngo utabyumvise? Mutangire mukore training iva kuri 25 igana ku 10. Mutangire mukore training iva ku minsi 30 iva ku minsi 3 ijya kuri 30. Buhoro buhoro bazajya gushyiraho ikidodo mugeze kuri 30. Ndabashimiye mwese, murakoze. Njye ku kazi. Abafite ibyo bashaka kutunganira n'iryo tegeko turagira ngo muzarigiremo uruhare. Muzarigiremo uruhare, ababishinzwe baba consulting, baba consulite, babarebe, babagisha inama. So abafite inyunganizi begere hano bakeya, tugire vuba. Hano hari DG wa Rura, ibyo mushaka kubaza Rura arabisubiza. Hari umujyi wa Kigali, hari polisi, hari na ministeri ifite transport mu nshingano zayo. Motari mwumve. Nitwa Olive wabigize umwuga.
ndi umumotari. Icyambere mbanza ni ugushimira ubuyobozi bwacu kuba bahora badutekerezaho nk'abamotari, kandi ibyo batugejejeho ni byiza, ni ingirakamaro. Ikibazo mfite ni cya moto zijyanye n'amashanyarazi. Mwarakoze kudutekerezaho, murazituzanira, ni nziza, ziratworoheye, ariko imbogamizi dufite ni ikijyanye n'umuriro. Nta kuntu aya makampani azifite yahuza sisiteme ku buryo ujya gufata umuriro ugasanga hose ari kimwe, ku buryo uyu munsi batabihindura ejo babihindagure, ku buryo mbese nk'uko igiciro cya esanse gihora ari kimwe bajya no kugihindura bakabimenyesha. Ndumva ari icyo cyifuzo cyanjye. Ikindi nabaza ni icyifuzo, nk'abamotari tuzi ko dupatana amamoto tukayarangiza, ariko dufite imbogamizi. Nka kampani iyo ipatanishije umumotari moto ikavuga ngo uzishyura $1,400,000, kandi urumva umumotari afite sharije, afite urugo, mbese afite ibintu byinshi bimusaba. Ikintu nisabiraga ubuyobozi nibubizemo ku buryo abantu bapatanisha bavuga bati naye ariko atabangamiye umumotari. Nicyo nasabaga. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Abayobozi namwe bamotari turi kumwe hano muri inama nyunguranabitekerezo, ndagira ngo abamotari mumfashe gushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda idahwema kudutekerereza. Mwose mutanga amashyi uburyo bugaragara. Murakoze cyane. Ikibazo twari dufite kandi dusangiye nk'abamotari, kimwe ni ikirebana nk'uko umuyobozi mukuru wa polisi yabivuze, koko hariho ibintu ubona bidasobanutse, ku buryo umuntu yaturukaga hariya wambaye sivile si n'umupolisi akavuga ati ndakubabaza, agahita yandika ibintu bansabye kubisubiramo. Hazaga abantu bambaye sivile batambaye na teni ya gipolisi, akaza agaca inyuma ya purake akavuga ngo ndakubabaza, mu gihe gito cyane nka nyuma y'amasaha nk'abiri ugahita ubona koko ako kababaro karaje, ukahita ubibona kuri message kontrevasi irasohotse. Banyakubahwa, nk'uko mudahwema kudutekereza rwose, abo bantu bo mugerageze kudufasha kugira ngo izo nshingano sinzi niba bazifite muri bo. Abatwandikira abapolisi bazahoraho n'abamotari tuzahoraho, kandi mu mikoranire myiza. Ndashimira umuyobozi mukuru wa polisi ndetse na komiseri, ibyo yamusabye kudukorera muri amabaruwa hano yarabikoze rwose, yarabikoze mu muhamaki nawe yarabikoze. Ya myenda igenda igabanuka, ndetse bamwe barabikurikirana basanga ko hari abarenganye. Ibyo bintu twarabibashimiye cyane. Mu mikoranire myiza ndifuza kuba merit. Demerit nk'uko babivuze ni imikorere mibi. Ndagira ngo rwose tuba abantu bakora tuzi icyo dukora, kuko uyu mwuga ukoze igihe kirekire, wagiye umfasha mu kwishyura abana, wagiye umfasha mu kubashyingira, na n'uyu munsi wa none ndi umugabo usobanutse. Imyaka 55 ntabwo ari mike. Nitwa Simpunga Vincent. Mu by'ukuri iyo nitwa Simpunga Vincent, ndagira ngo twongere icyo bita indangagaciro ya kirazira. Iyo ukoze neza iki kintu wavuze cyo kujya bashimira umumotari, bashimira umushoferi, hari igihe wabiraho ukavuga uti ibi bintu aba bana bitwara gutya bizagenda bite. Ahari kubera iki kintu bizatuma hari abantu bahindura strategy, uburyo bwo kwitwara. Nongeye gushimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukomeje kutuzirikana.
imana imwongera iminsi yo kurama. Kandi nyakubahwa muyobozi mukuru wa polisi, ubutumwa yagutumye twikirije nk'abitsamuye, imana rwose ikomeze imukomereze amaboko. Amashyi. Amazina yanjye nitwa Uwase Joseph. Amazina yanjye nitwa Uwase Joseph. Nkaba mbarizwa muri koperative Indashyikirwa za Gasabo. Nyakubahwa Minisita, nyakubahwa Meya w'Umujyi wa Kigali, ba nyakubahwa mwaduhurije hano, tubanje kubashimira. Njyewe ntabwo nibanda ku bibazo, ahubwo ndibanda ku bitekerezo. Ndi umwe mu bamotari batwara moto z'amashanyarazi. Iyo moto igihe tugezemo dufite kuba twakwiyubakira umudugudu, biturutse yuko iyo moto kugira ngo tuyitware biri mu ikoranabuhanga. Ndabaha urugero. Nkoresha batiri 3 ku munsi. Izo batiri 3 bashyizeho igiceri cy'ijana ku mumotari wese uje gufata batiri. Nimba ari 3 yaba azigamye amafaranga 300. Tugiye kubara tugasanga moto zigeze mu 5,000 ku munsi, ishobora kuzigama 1,500,000. Ese ayo mafaranga duhurije hamwe igihe cy'umwaka umwe ntabwo dushobora kwiyubakira umudugudu wacu? Aho ngaho iyo nduru ntabwo nabura kuyumva, kuko abenshi batwara za esanse, ntabwo tujyana mu nzira imwe y'icyo gitekerezo. Ba nyakubahwa, icyo gitekerezo mugende namwe mukigeho. Dufite imbaraga, dufite kwikorera icyacu kivuye mu maboko yacu, nta bufasha bundi. Icya kabiri nyakubahwa, hari abanyamaguru bagenda muri zebura uko bishakiye. Afande nta kutagira ushyiramo kwigisha uko bagenda mu muhanda. Ariko icyo kintu byaranze. Ese nyakubahwa afande mukuru komisi, nta kintu mwakora kijyanye n'ibihano byaba ari abanyamaguru nabo bazana ibibazo mu muhanda? Kuko aha ndatanga urugero. Umunyamaguru yambuka yiruka, imodoka igaferina iri inyuma ikagonga. Iyo imaze kugonga iri imbere, wa muntu w'inyuma yitwa umunyamakosa, kandi hari uwateye amakosa agahita agenda. Afande icyo kintu nacyo mu gitekerezo. Ikindi ngira ngo nsorezeho ni icya asiranse. Afande bayobozi bakuru, asiranse irahenze, ariko iyo dukoze impanuka twebwe abamotari ntabwo batwitaho nk'uko bita kubo dutwaye. Ndatanga urugero. Hari abasana imihanda, ugasanga ikinogo kiraha, ikindi kiri hariya, wakatira iki ukagwa muri iki. Kandi ba bantu basize umuhanda urangaye. Iyo wikubisaho ntabwo wowe asiranse igira ikikumarira. Baravuga ngo ni uburangare bw'umushoferi, kandi hari uwabiteye aho ngaho wasize kirangaye. Murakoze ba nyakubahwa. Ko muba mwadutekereje ku mwanya nk'uyu, muba mwaduhaye ngo tuganire ku bibazo dufite. Ngewe ikibazo cyanjye ngifite kuri sosiyete ya MTN yatwemereye imyambaro. Batwemereye ko tugomba kubona jire. Amajire
twarayahawe bamwe. Iyo yibwe ntubona uburyo bwo gucunguzwa ngo ube wabasha kubona indi wujuje ibyangombwa, urabyujuje nturabona indi jiri, ucitse mu muhanda kubera jiri. Kandi bakagombye kudushyiriraho uburyo nibura tukayigura, nimba wayitakaje birashoboka na mugenzi wawe yayikugoma. Mudufashe, murakoze. Nitwa Sabimana Feregisi, yefite ibibazo bigera kuri 3. Icya mbere ndakibaza umukuru wa polisi y'igihugu. Ubwo twakoreraga inama muri Yerika, yari umuyobozi wungirije, atwemerera ko agiye kudukorera ubuvugizi ku kijyanye na Sirase, ariko imyaka 2 ndumva ishize, igiciro ahubwo byaragomeje byikuba, kandi nabwo bari batubwiye ko ari perezida wa repubulika wari wabatumye. Ikibazo cya kabiri ndakibaza, batwemerera batubwiye ko bakuyeho abasekirite baduhohoteraga, hadaciyeho iminsi bohereza abandi bashinzwe umutekano, ariko nuba ari mu bantu bandika koterevasiyo nyinshi, n'aba bagabo babahaye n'abatelefone badufotora. Kujya Nyabugogo ujyanye y'umugenzi, murabizi hari parikingi ntoya, ariko ntibashobora kureka ngo ukureho umugenzi, bahita bafotora purake, wahava wagera mu mujyi ugasanga koterevasiyo yakugezeho. Ikindi kibazo cyanjye cya nyuma, nacyo nakibwira umuyobozi wa polisi. Ubwo twakoreraga inama hari Nyamirambo, nanjye ndi umwe mu bantu bari bafite ikibazo cy'ideni ryinshi kuri moto. Ntakambira umuyobozi mukuru wa polisi uwo basimbuye Dani Bunyuza, ashyira mu mubare w'abantu bagomba gukurirwaho ideni. Moto yanjye irimo ideni ry'290,000, narayiparitse njya gukora umusiri, kandi ndi umupapa w'abana 3 n'umudamu. Nagira ngo mbe nasaba rwose, nageze kuri polisi wari uhagarariye trafiki, arambwira ngo nisubireyo, ngo ibyo ntaho bihuriye, ngo zagende shaka ubwishyu, kandi nari nabyemerewe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu. Murakoze cyane. Abayobozi kubw'ibitekerezo byiza mwaduhaye, kadushimira n'umukuru w'igihugu ko rwose badaha iminsi 30, Imana ibahe umugisha. Ikindi kintu cy'ingenzi bagikomojeho ni icya parikingi i Nyanza. Urasanga parikingi yuzuye, wahengekamo gatoya afanda uramutse kitagata kwandikira, kandi uri guhita ugenda. Iki ni icyanyuma, njye mvuga ngenda. Icyanyuma ni ugushimira Jari, yatugiriye icyizere, abantu tudafite uburyo ikadukopa moto. Nanjye ubu nunze moto ndi kuyishyura, Imana ibahe umugisha. Ndi umugabo nunze umwana umwe, ibindi Imana ibahe umugisha. Njye nitwa Niyonzima Jean Claude, ni ugushimira Jari yatugiriye icyizere, abakene bakaduha moto, Imana ibahe umugisha rwose. Murakoze. Njye nitwa Misago Mariko, ndabaza ikibazo nihuta. Ngewe ikibazo ngiye kubaza ndakibaza nyakubahwa minisita kugira ngo agire ikintu akivugaho. Mu mwaka w'2022 nibwo nyakubahwa minisita yageze hano akuraho amakoperative twakoreragamo kubera akajagari kayo. Nyuma hakurikiyeho gutora amakoperative nk'uko itegeko ribigena, nk'uko yarari. Ariko nyakubahwa minisita, amakoperative amaze kuvaho kubera akajagari k'abamotari, ngira ngo kikubye noneho inshuro nyinshi umuntu adashobora kumenya. Ngewe ikibazo nshaka kubaza nihuse, ese amakoperative twatoye tukayashyiraho kandi tukayuzuza n'inzego uko bimeze, ari hehe, akora iki? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, imbaraga z'igihugu zose
nuzireba urazisanga mu bamotari. Uyu munsi wa none nicyo gihe cyari kuba twebwe turimo gukora dushobora no kwiteganyiriza imbere hazaza, kandi kwiteganyiriza imbere hazaza bizahera mu makoperative. None twebwe turimo kuza hano nka rimwe mu mwaka tugahurira hano. Ese abamotari muzababwira imigabo n'imigambi mwakoze inama, kandi umumotari bisaba umuntu umuhora hafi amubwira ibigendanye n'iterambere. Ibyo ngibyo nta handi tuzabikura, tuzabikura muri koperative. Ikindi nsoza nyakubahwa, twebwe iyo tumaze kuva hano mu nama nta rundi rwego duhura narwo usibye polisi gusa mu muhanda, nabwo kandi duhura ihana amakosa dukora twebwe, kandi umumotari bisaba guhoraho no kumwigisha. Nge rero icyo nifuzaga kugira ngo amakoperative twitoreye muyahe rugari tujyemo, hanyuma dushyiremo n'imigabane niba bishoboka, twiteze imbere. Murakoze. Gasoma David, ikibazo mfite ni iki: hari amakampani apatanisha moto iyo ipatanye bakayiguhera nk'izo miliyoni 3,900 ni nk'urugero, wamara kupatana tuzi ko iyo mpatanye moto mwenda tumaje utanga miliyoni 3. Za miliyoni 3 iyo uzitanze ukarwara, indwara ntabwo tuzi igihe izazira, ni ukuvuga ngo iyo urwaye ukare iminsi 15 iyo igeze wa 16 moto bayihereza, bahita bakwambura bakayihereza undi muntu. Ese za miliyoni watanze iyo ukize bakakubwira ngo ubwo byararangiye, ese mwabayobozi nta kuntu ubapatanye moto ukarwara ku indwara zitateguzwa, ubaye ufashe umuntu ufite perime nk'ibisanzwe, bakagombye kwambura moto yatunga umuryango wawe, ugiye kuyirangiza bakayikwambura, kira ni igihohoterwa cyane baba baguhoteye, kuko waratanze miliyoni 3 hagasigamo amafaranga make ukahita urwara, ya minsi yagera ngo bakwambuye moto. Ni ikibazo rwose, icyo kintu mukitwigire. Murakoze.